ubushize twaherukanaga Sabine abana na Mbabazi. Ese Papiyasi yabyakiriye ate? Kurikira iki gice cy'ikinamico Nyiramubande. ariko se Gatsimba ubugiye koko uyu musenso ara tukamfasha tugakurikirana iyo cyamunara kuri bugenze. Reka kane niba ushobora guteza cyane n'isambu yanjye ndeba n'amaso rwose. Hanyumase Reba nk'iriya nzu ya butike mbonye ngo kana karayiguze gwe nko nsogota nkota mu gatuza neza neza. nasubwo kuzi kareba wangize by'abandi bigatuma tugomba kuriha kandi tukabona amafaranga. Ubwo urasiga mu mazi abira ngo bigende gute koko Gatsimba? Kane oya kamera yanjye ndayizi rwose. Singiye kubona umuntu acirikanwe ibyanjye. Nakubokeye mbishaka rwose. Nkamusimbukana nkamucigikana. Mpagumye. Ntabwo nabyihanganira rwose. Se ubundi ugiye Gatsimba? Ubu nigiriye kwicara ku nkombe z'ikiyaga cya Munyaga ngitura ibibazo byanjye. Ngo ku kiyaga cya Munyaga Gatsimba? Niho ngiye kwicara ngitura ibibazo byanjye. Oya nukuri utabugiye kwiyahura. Oya nukuri Gatsimba utansiga ukampfakaza nukuri kandi ubona nari nkiri muto reka kujyayo. Ureke twumvikane. Turebe ukuntu irushanwa ry'amaguru ryacu rizagenda. Ariko se wamuganye. Ahubwo ikintu nabonye cyatugirira akamaro muri rasiganwa. Twahatumira abayobozi b'inzego zitandukanye. Yego rata. Uzi ko byatuma abaturage bose baza kureba. Ariko ibyo ni iki? Wahurura. Nge ndumva niba hazaza abayobozi bakomeye nazaba protocole nkabakira neza. Menyene cyavuze nacyo niki ariko ntabwo ari cyo cyihutirwa ubu. Ahubwo twasabye ikigo ngo Sabine wo mu nkambi ya Rwejuru umukobwa yegukanye umudari w'intara musiganwa ry'amagare. Twasabye ko azaza akajya dutoza. None ubuyobozi bwaremeye. Ahubwo se muri bisiganwa twazashyiramo abantu bose basiganwa baba bakuru n'abato. Mva rero mbabwire nge numva twahera ku isiganwa ry'abantu bakuru bo muri aka gace. Cyane cyane bariya bafitanye amakimbirane. Byabaviramo kwingwa. Agatsimbanya agasiganwa na ba bagabo bo mu nkambi. Bari bagiye gukubita umuhungu we. Abana we ariko se gusinzira gutyo wa mwana we ntuzi byabaye. Niki cyabaye mama? Umvara niko wakomeje guhondagura urugi. Wowe uraratangura ryamye ntuzi ko agiye kwiyahura. Yiyahura ngo kubera ko amasambu ye bagiye kuyateza cyamunara. Oya nzi ko papa adashobora kubikora. Ariko kandi uri gukina. None se umuntu uvuze ngo agiye kwicara ku kiyaga cya Munyaga ngo atabona aho bamutereza isambu ubwo urumva ari gusa. Reka ntabwo yabikora mama. Papa ntashaka kwiyahura. Nuguhunga ibibazo yadukururiye. Yirinda ko twarira abateje cyamunara tureba. Nyamara sinzi ibyo urimo. None hari garatinya ko ari wowe wadukururiye biriya bibazo byose. Kandi wa mwana we atakorwa n'isoni. Kandi wa mwana we ntiwumva. Haba mbabarira umukurikire rwose. Iki? Ko ntabwo yabikora. Ariko haba uzi ko nibutse ko se ashobora kwiyahura koko. Gutese ndabyibutse we mana we unagira neza ashobora kwiyahura. Ariko Sabi karame mbaba uzi ko nkumbuye kubona sheri wanjye habana amaso ku maso. Sha wenda namusobanura ikibazo nagize cyo kunyirukana kubera kumukunda. Mbaba disi uziko wagira ngo Rwejuru na Ruhiza hamwe ni mu mahanga. Kivoreresha gusa nawe uzi uko ikibazo kimeze kandi kuva bajya kumukubitira hano mu nkambi habana nawe yarakanzwe wamwihanganira nawe urabizi. Sha Sabi si ibyo gusa muri iyi minsi famiye ifite ibibazo byinshi. Bihese we uzi byabaye imitungo yabo yose bagiye kwiteza muri cyamunara. Mbaba nukwihangana rero hakundi nyine. Ubu na papa yarakariye mama ngo niwe wanshutse ngo nze kubana nawe. Mbaba sinari kwihanganira ko muyomba wawe akwirukana ngo wibana uzira ubusa nanjye ngo ngutererane kandi nzi kuri imfubyi. Iyo SMS ije muri telefone yawe ni yande? Ngira rero Sabi ni bwoko ki ko mbona utangiye kumwenyura.
mbega byiza we shambwira afite amatsiko ubwo uzi mbaba oya ni directeur wa groupe scolaire Ruhiza ngo iki rero uzi ntera ari kumbwira ari kumbwira ngo abanyeshuri be barashaka ko mbabera umutoza nkajya mfasha club y'amahoro kandi ako ni akazi nkababera umutoza mbega byiza we ndishimye cyane ngaho rero nyumvira abapapa ubu noneho papa wa Papiyasi wabona agiye kugukura muri ako kazi iturufu ni karo papiya ngize ngo iki buriya nkena nka kati karo sha aba ari sawa ariko iyo ari umutima ndatsindwa ariko ubu ndakwanikira uribeshya rwose sorongaraga itorize buryo twakinnye hagakatwa ikaro bwana na seti bari ibyaha urebeshya sha ahubwo nakubaza ngo urancikira he none nyamara soro nagira ngo nkubwire ngo uyu mukino buryo uradufasha cyane iyo tugiye kuri bariyeri cyane ahubwo nagira ngo nkubaze ndakumva ko mbona abantu banze batakiza kuri iyi bariyeri wazayireka reka sha uzaperereza njye sinayivaho nibura nta muntu wo kwagatsimbanya impameneye umutwe nkawujanjagura bariya abana ngo bagize itsinda ry'amahoro mu nkambi se ko batubereye bamba kandi umwanzi twari twamushyikiriye twamufashe abana mwene gatsimbanye buriya nari murwaye ngiye kubona mbona buramuzengurutse bwose bwiriza ugira ngo buriya ntibwadukojeje isoni mu bantu atari umukobwa wawe Sabina na Mbabazi babiri inyuma ahubwo soro vuze umukobwa wanjye uranyibutse buriya mwishywa wawe Mbabazi ntihacukiye umukobwa wanjye bakajya kuba muri burende yabonyine ikibazo burejo sinzumva ngo abo hanze y'inkambi bo batangiye kumutereta koko ko byambabaza urumva icyo atari ikibazo gikomeye koko ariko papiya ubu turi kurera cyangwa bavuga ko ari ukurera cyangwa ukorora reka ejo tuzazamuke tubasangeyo niturangiza tubatanye nibanga tubakubite agakungu gacike oya ni ngombwa ahubwo ngewe umukobwa wanjye sinzamusigayo mama Yusufu we ariko kunyihorera nyamara uretse kurira urwato ngira icyo nkwibariza ese nawe Gatsimba yego ni njyewe uretse kugashya mbanze mvugane n'uyu muntu yewe namanaga mvuga reka da nari ntangiye kwibaza ndetse mamuriya ni mama Yusufu cyangwa nibe njyewe rwose urengere se ko mbona wambutse wahora n'icyo wa mugabo ko burya ngo wizere amahoro amaherere yaraye ku nzira burya nakwihoreraga nkumva ntagiraga ngo ni umuntu bantumye wowe se kandi byagenze gute ngo wakoze ese ubwo ntuzi ko polisi iri kunshakisha ubuhinzi ngo polisi njye se ko nduzi inzira impunzi wowe urazira iki bari kunshakisha da ubwo nyine hari abana batanze amakuru ngo ncuruze ibiyobyabwenge none dore aho ngeze wa muntu kandi narabivuze ngo iriya nkambi ya Rwejuru izadukoraho ubwo se batangiye guhwiza amagambo ngo bagufunge none ukaba utorongeye koko dore nanjye ubu bari guteza cyamunara ibyanjye babimaze ariko nibagurisha ibyanjye nturikangiraho ndahita ninaga muri iki kiyaga cya Munyaga ahubwo Gatsimba umva nyine nkubwire umva ngira icyo nkwisabira ubwo nyine wowe ujya unekera umunyamakuru ndakunekera ndiye ko nkubwira ko ngiye kwinaga muri iki kiyaga keretse ahari nisanga batabigurishije nibwo biragiye ndabona mpamagaye ahubwo halo Gatsimba Karame nikora Niko halo wi ndakumva kumpamagaye ni amahoro kuri kumpamagara ni amahoro ariko ko waje kumva kubizamunara imirimo byose ko birarangiye neza ngo birarangiye barayitanze se yose nayanze se bayigurishije iyi cyamunara se baba bateje imitungo ya Gatsimbanye ko yavuze ko yahita yiyahura iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari